Amina. Dushima Imana yatwibukije urukundo rwayo yashyize mu mitima yacu, tukaba tutararwibagiwe, bakaba baturaritse urukundo rwacu tukarwibuka, tukongera guhurizwa n'umwuka wera ahangaha. Imana ibihimbarizwe. Ni bande bishimiye kuzanga? Amina. Ni bande bishimiye kuzagaruka ahangaha? Reka tugende turareka n'abandi igihe baduteranirije hano, tugire ubushishozi bwo kumenya ukuntu twakomeza guterana kugeza igihe Yesu Kristo azazira. Yesu Kristo yavuze ko guterana kwera kugomba kwiyongera uko umunsi wegereza kugaruka kwa Yesu Kristo. Nimujya murarika mukabona igihe cyo guterana, ntimuzacikwe. Imana izaba yabahishiye ubutumwa bwiza. Uyu munsi rero umutwe w'amagambo tugiye kuganira baravuga ngo ubwiru bw'Imana bukwiye kurangizwa. Ubwiru bw'Imana bukwiye gusohozwa byanze bikunze. Kugira ngo tubyumve neza nifashishije ibyahishuriwe 10 umurongo wa 1 kugeza 7. Kugira ngo mbere yuko mbijyamo nkunda gusaba Imana imbaraga n'amagambo akwiriye ubutumwa bwe, kugira ngo impe amagambo yifuza ko mvuga ubutumwa bugere ku mitima yacu. Reka dusenge. Data twese mu ijuru, umwanya mu wawe tugezemo si uwanjye, igaragaze rero unyuze umwuka wera, wa wundi uturobanurira amagambo akwiriye igihe gikwiriye, kugira ngo ubutumwa wateguriye abana bawe babwumve nk'uko ushaka ko bumvikana, bugira icyo butumarira mu buzima bwacu bwa none, butuzamure aho Yesu Kristo ari, tumenye inshingano waduhaye iburimo mu gihe dutegereje ko uza kudukura muri iyi si mbere. Kandi nizeye ko umwishimije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwumvise ko marayika ukomeye, hari marayika ukomeye umwishuzi yeretswe. Umumarayika ukomeye mwumvise ko yaravuye mu ijuru ku Mana, yari yambaye igicu, afite umukororombya ku mutwe we, mu maso he hasaga naho umucyo w'izuba, ibirenge bye byari bimeze nk'imiringa yaka umuriro, inkingi zicanye zaka umuriro. Avuze ukuvuga kwe kungana nk'inkuba, inkuba 7 zirahinda. Muri Zaburi 29:3 tubwira ko Imana ivuze inkuba zihinda. Ku musozi Sinayi Imana yaravuze inkuba zirakubita, imirabyo irarabya. Abana b'Isirayeli babwira Mose bati, bari wowe uvugana natwe, Imana ye kuvugana natwe, kuko dufite ubwoba yuko inkuba ziradukubita. Uyu mumarayika ukomeye ninde? Ibimuvugo mu gice cya 10 umurongo w'ibyahishuwe nibyo byamuvuzweho yeretswe Yohana ku kirwa cya Patmos.
Yohana arahindukira ngo rebe uwo ijwi yavuganaga nawe, agiye kubona abana n'umwana w'umuntu. Uwo mwana w'umuntu yari afite amatabaza 7 agereranya amatorero 7. Yabonye umwana w'umuntu afite imyuka 7 y'Imana. Yabonye afite n'inyenyeri 7 mu ntoki ze. Aribo bamarayika 7 batumwe mu bihe bitandukanye. Yabonye ndetse afite ibimenyetso 7 byasho 5 wa mbere, afite n'amahembe 7 mu byasho 5 wa gatandatu, ngo yari afite amaso 7 ariyo myuka 7 y'Imana itumwa ku isi yose. Yewe abana n'abamarayika 7 mu byasho cy'umunani wa kabiri, yabonye n'impanda 7 zavugijwe n'abamarayika. Mu byasho 15 wa mbere, abona ibyago 7 biheruka yeretswe. Mu byasho 15 wa karindwi, inzabya 7 zuzuyemo umujinya w'Imana ihoraho. Uyu mubare 7 ugira ngo n'ikintu cyuzuye. Uyu mubare 7 ugeranya n'ibihe 7 uko bikurikirana. Mushobora kumbaza muti, ibyo bihe 7 byatangiye ryari, bizarangira ryari? Mu isezerano rya kera abahanuzi barahanuye. Daniyeli 12:7 haravuga ngo, mbona wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare, yari yambaye umwenda w'igitare, wari hejuru y'amazi y'uruzi, atunga ukuboko hejuru kw'iburyo n'ukw'ibumoso, abitunga ku ijuru. Numva arahira iteka ihoraho iteka ryose ngo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi ati namara kumenagura imbaraga z'abera, ibyo byose bizahera ko birangira. Muri Daniyeli 12 twahawe igihe. Kiriya gihe cyahanuwe na Daniyeli ni iminsi 1260, imyaka 3 n'igice. Umwaka umwe ni iminsi 360. Iminsi 1060 yahanuwe na Daniyeli. Ntabwo ujya muri detail igihe yatangiye, ariko igihe yarangiriye ni mu 844. Uyu marayika uriya mugabo wirahira mu gihe cya Daniyeli ahanura buri gihe kigomba kumara cy'abahanuzi. Muri Daniyeli cyatangiye igihe Daniyeli yerekwaga yuko iminsi 2300 nyuma yaho ubuturo bwera buzezwa. Ntabwo ndajya muri detail. Iyo minsi 2300 muzagende muyige. Yatangiye igihe inyubako y'Yerusalemu yubakwaga, ikarangira mu 1844, ariko ubuturo bwera bwo mu ijuru bwagomba gutangira kwezwa. Ari nacyo gihe cya 7 cyatangiriye. Muri biriya byose Imana yeretse umwishuzi. Ibyabaye muri icyo gihe muri Bibiliya tubwirwa ko hari ubuhanuzi bw'icyo nakwita Ottoman Empire. Ottoman Empire ni ubwami bwa Ottoman. Ubwo bwami bwa Ottoman bwakoze akazi kabo Imana yabuzaniye hano ku isi. Ni bande bazi ubwami bwa Ottoman? Iyo mvuze ubwami bwa Ottoman murabumenya. Watubwira ubwami bwa ariko? Ya, uri kubivuga mu
Cyongereza ariko ni Empire Ottoman. Empire Ottoman, yego, Empire Ottoman. Ninde wambwira uwayizanye uwo ari we? N'icyo yamaze hano ku isi, n'ikirimo kumara ubu ngubu. Empire Ottoman burya ntabwo yapfuye kuza. Empire Ottoman nicyo nakwita mu yandi magambo Mohamedisme. Burya Mohamedisme ntabwo yapfuye kuza. Mohamedisme yaje ishaka gukumira ibikorwa by'agahembe gato, ibikorwa by'ubwami bwagomeye Imana, bwishyize hejuru y'Imana. Nicyo Empire Ottoman yaziye ku isi. Yaziye ishaka gukumira ukwishyira hejuru kuriya mwami wahanuwe muri Daniyeli 7:25. Uriya uzarenganya abera b'isuma byose, uriya uzigira inama yo guhindura amategeko n'igihano. Empire Ottoman nicyo yaziye muri Bibiliya, iyo yahanuwe mu gice cya 9 cy'Ibyahishuri. Indi muvuma yahanuwe muri Bibiliya n'ubwami bwatangiye mu gihe cy'Abaroma. Mu gihe cy'Abaroma hatangiye ubwami buvuga muri Bibiliya buriya buzarwanya Imana isumba byose. Noneho mu gice cya 10 turi kwiga ubu, marayika ukomeye uriya ninde wazanye indi muvuma yo kurangiza ubwiru bw'Imana hano ku isi? Uriya mwamureka ninde? Muri Ezekiyeli igice cya 28 hamwe ko Ezekiyeli yabonye umukororombya. Uwo mukororombya wa wundi uba mu gicu ku munsi w'imvura yawubonye ugose intebe y'Imana, akaba ari igishushanyo cy'ubwiza bw'Imana. Ikindi umukororombya Yohana yawubonye ugose intebe y'Imana mu gice cya 3. Yohana umuhishuzi yerekwa Yesu Kristo umwana w'Imana, mu maso he hameze nk'izuba. Muri Matayo 14:2 Yesu Kristo yireza abigishwa be ari ku musozi. Aho ngaho bavuga yuko mu maso he harabagirana nk'izuba, imyenda ye yera nk'umucyo. Bagira ubwoba, ikatwishyirira hano ikambi twigumira hano twe kuhava. Noneho bikaba bigereka yuko uyu mumarayika mu byashuwe igice cya 10 ni Yesu Kristo. Nta wundi ni Yesu Kristo. Amen. Ninde? Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Yari yambaye ibicu. Reka nibande ku ijambo kwambara. Muri Yesaya 33:10 hatubwira ko yanyambitse umwambaro w'agakiza, akamfubika umwitero w'ubukiranuka. Nk'uko umukwe arimba akambara ikamba, kandi nk'uko umugeni arimbishwa iby'umurimbo bye. Umwambaro Yesu Kristo yari yambaye cyangwa se yambaye ni ikigeranyo cy'uko iyo Yesu Kristo anyambitse, iyo Yesu Kristo yakwambitse, ubushwambagara wari wambaye aba yabukuyemo. Mu Cyongereza ni filthy rags. Imyambaro yanduye aba yabukuyemo, yakwambitse agakiza yatuzaniye hano kuri isi. Haleluya. Iyo akwambitse abagukijije, iyo anyambitse abanyijije. Ni ikimenyetso cyo gukizwa. None se ko ari ikimenyetso cyo gukizwa, uwo marayika ukomeye yaje yambaye, abamarayika bose Bibiliya ikabimbwira, yo abayobora ishyamba wa 14 ikabimbwira ko abamarayika ni intumwa z'Imana zitumwa ku bantu kugira ngo zibazanire agakiza. None ubutumwa umumarayika ukomeye yatuzaniye ni ubuhe? Matayo igice cya 1:21. Ubwo butumwa Yesu Kristo yatuzaniye ni ubuhe? Matayo igice cya 21.
abafite Bibiliya z'ikinyarwanda ni bande? Abafite Bibiliya z'ikinyarwanda ni bahansomera. Matayo 21. Azabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu. Ufite King James ninde? King James version. Ninde ufite King James version? King James version, ya? Mu Cyongereza nsomera numve. And he shall bring forth a son. Yeah? And those shall call his name Jesus. Yeah? For he shall save his people from their sins. He shall save his people From their sins. from their sins. Iryo jambo from ntabwo riri mu Kinyarwanda. Iryo jambo from ntabwo riri mu Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda bavuga ko azakiza abantu ibyaha byabo. Ariko mu jambo mu Cyongereza bavuga ngo ni from their sins. Ntabwo barisobanura mu Kinyarwanda. Ndabeshye cyangwa ntabwo mbeshye? Ntabwo ririmo. Mwemeranya nanjye ko from ritari mu Kinyarwanda? Ntabwo ririmo. None wabivuga ngo iki mu Kinyarwanda cy'ubu? Ndabuse ngusabye gusobanura ririya somo mu Kinyarwanda ugashyiramo from, wasobanura ngo iki mu Kinyarwanda cy'ubu? Reka tuganire. Mureke tuganire. None iryo jambo iryo somo risobanura ngo iki mu Kinyarwanda cy'ubu? Yego, hanyuma agakuramo. Sibyo? Agavanamo. Ni ukuvuga ngo agakiza Yesu yazaniye abantu be, agakiza kabavana mu ki? Kabavana mu byaha byabo. Agakiza kabakura mu byaha byabo. Ntabwo ari ako kubakiriza mu byaha byabo ngo babigumemo, ahubwo ni agakiza kabakura mu byaha byabo. Aho tubyumvikanyeho. Yesu yatuzaniye agakiza kadukura mu byaha. Ako niko gakiza. Marayika ukomeye turimo kwiga yatuzaniye agakiza kadukura mu byaha. Haleluya. Ntabwo ari akadukiza mu byaha, ahubwo ni akadukura mu byaha. Ririya jambo from basize ni iry'ingenzi cyane. Impamvu mbishimangira ni uko iyo uze usanga umukiza Yesu Kristo, iyo uje usanga umukiza Yesu Kristo, ugomba kwizera yuko agakiza guhaye ari akagukura mu byaha. Haleluya. Ntabwo ari akugukiza ngo bigumemo. Reka nkomeze. Marayika ukomeye wamanutse ava mu ijuru yazanye ubutumwa bwigisha abantu b'Imana ko babifashijwemo n'imbaraga iva mu ijuru yo gukiranuka kwa Kristo bashobora gutsinda ibyaha, bagatsinda icyaha icyo ari cyo cyose. Icyo ni icy'ingenzi cyane. Icyaha icyo ari cyo cyose, aho kiva kikagera, Yesu aguha imbaraga zo kugitsinda, kugira ngo utakigumamo, kugira ngo utagisubiramo, kugira ngo utongera kugikora, kugira ngo kitongera kukubata. Uyu munsi wagikoze, ejo nsubiye kugikora, ndasubira gusaba imbabazi, ejo nsubiye kugikora, ndasubira gusaba imbabazi, ejo nsubiye kugikora, ndasubira gusaba imbabazi. Ako gakiza ntabwo ariko Yesu Kristo azana akagukura muri icyo cyaha, akakubwira ati dore ndagukijije, ariko genda ntuzongere kugira gute? Genda ariko ntuzongere kugira gute? Ntuzongere gukora icyaha. Kuko
yuko hari inyigisho ziri hano hanze, inyigisho ziri hano zayobeje abenshi, zigisha yuko agakiza gakiza abantu mu byaha, agakiza nikabakura mu byaha. Iryo jwi rero ry'abigishwa b'ibinyoma ntabwo tugomba kuri umwanya. Ubutumwa nyakuri ni ubukwerurira ukakubiza ukuri kose kwambaye ubusa yuko Yesu Kristo umukiza wacu yazanywe mu isi no gukura abantu mu byaha. Niyo mpamvu yabwiye Petero aramubwiye ngo iki? Petero aramubwiye ngo iki? Nkurikira, nzaguhindura iki? Umurobyi w'abantu. Ni ukuvuga ngo uzandobera abantu ubakure mu nyanja y'iki? Ubakure mu nyanja y'iki? Ni ukubakura muri iyo nyanja, ntabwo ari kwibagumishamo. Hari ibintu bibiri rero nshaka kugira ngo mutahane. Iyo Yesu adukijije atwambika umwambaro usimbura ubushwambagare twavuganye. Uwo mwambaro twambika, icya mbere ni agakiza, icya kabiri akatwambika gukiranuka. Atwambika umwambaro wo gukiranuka. Agakiza n'umwambaro wo gukiranuka. Ubwo butumwa akoresha buri mwiki. Hari isomo ryo mu Roma igice cya mbere mu gace na 6. Ngiye nkunda kugira ngo umuntu ansomere nte kwisomera batagira ngo ndi kubeshya. Nindi uzi gusoma n'ijwi rirenga. Abaroma igice cya mbere mu gace na 6. Rekeraho ngo ubutumwa bw'iki? Bwiza ntibumuze isoni. Aha, buretse turakomereza aho ngaho. Ubutumwa bwiza ntibumuze isoni. King James Version ivuga ngo iki? So I am not ashamed of the gospel of Christ. Stop. Wumvise icyo hano? I'm not ashamed of the gospel of Christ. The gospel of Christ. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Mu Kinyarwanda ntabwo bashyiramo ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mu Kinyarwanda ntabwo bashyiramo ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ntabwo batandukanyije ubutumwa ubwo ari bwo. Kuko ushobora kumva ubutumwa bwa Muhammad akaba ari nabwo butumwa. Ubutumwa buvuye ku muntu uwo wese ashobora kugira ubutumwa bwiza ukabumva. Ntabwo ubutumwa bwa Munyemanzi bwiza nabwo bushobora kuba bwiza, ariko hari abatubwiye yuko ni gospel of Christ, ni ubutumwa bwa Kristo bwonyine budashobora kumusura. It's the gospel of Christ. Ntabwo ari ubutumwa bwiza gusa. Kubera iki rero? Kubera iki? Noneho usoma umurongo ukurikiyeho. Ukari imbaraga y'Imana. Rekeraho. Ubutumwa bwa Kristo, bwiza bwa Kristo ni imbaraga y'Imana. Haleluya. Amen. Niki? Ni imbaraga y'Imana. Ubutumwa bwa Kristo ni imbaraga y'Imana. Mumbabarire muhatina aho ngaho. Ni imbaraga y'Imana. Ubutumwa bwa Kristo babwakiriye uba wakira imbaraga z'Imana muri wowe. Haleluya. Ubutumwa bwa Kristo nabwakira muri gihe banakira imbaraga z'Imana. Haleluya. Ni imbaraga z'Imana. Ntabwo ari ubutumwa bwa Muhammad, ntabwo ari ubutumwa bwa Ryangombe, ntabwo ari ubutumwa bwa Semuhanuka, ntabwo ari ubutumwa bwa n'ubundi bwinshi buza bufite amazina ntashobora gusobanura. Hari ubutumwa bwinshi bwiza bwongerwaho amazina. Ntabwo ari ubwo. Ni ubutumwa bwa Kristo bukuzanira imbaraga z'Imana. Iyo mbaraga ikumarira iki? Kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Wow! Ni imbaraga y'Imana izanira uwizera wese agakiza. Ako gakiza twakabonye yuko ari agakiza gakura uwagiye
gaciye ubwo butumwa kakamukora mu byaha. Nta kandi gakiza kaba hano ku isi, ntako ni agakiza kadukura muri cya cyaha cyatumye Adamu na Eva bajugunywa hanze ya Edeni. Ni agakiza imbaraga y'Imana iri mu butumwa bwa Kristo duhabwa kugira ngo tuve mu byaduhenebereje, mu byatubase, kugira ngo tuve mu bwibone, mu gasuzuguro, mu bujura, mu bugambanyi, mu bwicanyi, mu wehesi, mu kwigira kahara kajyaye, ukumva kuri kinani, ukumva kuri ntagobonwa. Komeza. uhereye ku Muyuda ukagera ku Mugiriki. Komeza. Kuko muri bwo rekeraho. Ubu butumwa ni urwana. Ntabwo urwana ku butoni. Ntabwo urwana ku butoni. Nubwo wari wese. Niyo mpamvu marayika wa mbere avuga ngo ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, mbona marayika aguruka aringanije ijuru avuga ubutumwa bwiza bw'iteka ryose nubwo nta wundi bwa Kristo, ngo bugeze ku mahanga yose, mu ndimi zose, mu muryango yose, utarobanura abantu ku butoni. Yego. kuko muri bwo iryo jambo muri bwo mu cyongereza bavuga ngo therein, muri ubwo butumwa bwa Kristo harimo. Reka nongere nsubiremo. Muri ubwo butumwa bwa Kristo harimo therein, harimo iki? kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuba Imana guhishurirwa. In English, therein. Therein. What is therein? For therein is the righteousness of God. The righteousness of God. Gukiranuka kw'Imana kuri muri ubwo butumwa. Gukiranuka kw'Imana kuri muri ubwo butumwa. Ndasubiramo. Gukiranuka kw'Imana kubonerwa muri ubwo butumwa. Haleluya. Turi kumwe? Haleluya. Muvuge cyane amen. Gukiranuka kw'Imana kurimo muri ubwo butumwa. Nkomereza twumve. Guheshwa no kwizera ugakomezwa nako. Nkuko guheshwa. Soma neza mwa. Rekada. Habero ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa. Gukiranuka kw'Imana guhishurwa no kwizera. Gukiranuka kw'Imana guhishurwa no kwizera. Kuko gukiranuka kw'Imana kuri mu butumwa bwa Kristo. Uwakiriye ubwo butumwa bwa Kristo aba afite imbaraga ivuye mu ijuru. Uwakiriye ubwo butumwa bwa Kristo aba yakira gukiranuka kw'Imana. Haleluya. Noneho yamara kwakira gukiranuka kw'Imana agahishura uko gukiranuka akoresheje kwizera. Haleluya. Uko niko kunesha kwane oya, uko niko kunesha kwatsinze isi no kwizera kwacu. Nuko wango udafite yewe ntafite kwizera sinshobora guhishura gukiranuka kw'Imana. Yewe ntafite kwizera sinshobora guhishurira gukiranuka kw'Imana mu mibereho yanjye. Imibereho yanjye ntabwo yakwerekana gukiranuka kw'Imana. Ntafite kwizera imibereho yanjye ntabwo ishobora kwerekana gukiranuka kw'Imana. Kwizera mfite mu mutima wanjye, mu bwenge bwanjye, mu bugingo bwanjye, mu mbaraga zanjye, nibyo bizahishura gukiranuka kw'Imana. Kuko Yesu yavuze ati ukundisha Uwiteka Imana yawe
ubwenge bwawe bwose, ubugingo bwawe bwose, umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose. Ibyo uko ari bine bitarimo kwizera ntabwo ushobora guhishura gukiranirwa kw'Imana ngo n'abakubona babone kwa gukiranirwa kw'Imana guhishe mu butumwa bwa Kristo. Gukiranirwa kw'Imana kurahishe mu butumwa bwa Kristo, ariko abaguhishura n'abafite kwizera. Haleluya. Kwizera konyine. Mbese mfite kwizera mu bwenge bwanjye? Mbese mfite kwizera mu mutima wanjye? Mbese mfite kwizera mu mbaraga zanjye zerekana ko ibyo nkora bigaragaza gukiranirwa kw'Imana? Ubutumwa bwiza bwa Kristo bumpa agakiza kerekana yuko narobwe, kerekana yuko nagize narobwe havanwa mu ki? Mu nyanja y'ibyaha. Singomba kugendera ku byo kanaka yambwiye, ahubwo ngomba gufata ijambo, ngomba gufata Imana ku ijambo ryayo, ukumva yuko muri wowe ushobora gutsinda imirimo ya kamere nk'uko irondorwa na Pawulo ayobowe n'Umwuka Wera mu Bagalati 5:19-22. Iriya mirimo ya kamere yose urayitsinda iyo ufite kwizera. Uko kwizera gufite imbaraga zavuye mu ijuru, ntabwo ari imbaraga z'umwana w'umuntu. It's a divine power. Divine power. Ikivuye mu ijuru ntigitsindwa na hato. Mbese ibyo urabyizera? Mbese ibyo ndabyizera? None reka ngere ku musozo. Biriya bihe birindwi mwumve neza, biriya bihe birindwi urukundo rw'Imana rwatweretse mu byahishuwe bigereranya periyode zirindwi. Ubu noneho turi muri periyode iheruka. Niyo mpamvu marayika w'igice cya 10 yavuze ati, ndahiye Uhoraho mpagaze hejuru y'isi no ku butaka n'inyanja, mpagaze hejuru y'ubutaka n'inyanja. Uwo nta wundi ushobora kwikora ni Yesu Kristo wenyine. Niyo haye ubushobozi mu ijuru mu isi. Muri Matayo 28. Yararahiye azamuye ukuboko mu ijuru. Iyo utunze ukuboko mu ijuru uba uri kurahira mu izina ry'Imana yuko ugiye kuvuga byanze bikunze kizaba, nta kizagihindura. Nuko rirahira aravuga ati nta kindi gihe kizabaho. There's no time anymore. Kuko mu gihe marayika wa karindwi azatangira kuvuza impanda, igihe marayika wa karindwi azatangira kuvuza impanda, byanze bikunze ubwiru bw'Imana bukwiye kurangizwa. Ubwiru bw'Imana bukwiye gusohozwa. Kubera iki? Kubera niburangizwa, nibusohorezwa, uwizera Yesu azaza ntakiza muzi. Yesu azaza ntakiza muzi. None ubwo bwiru bugomba kurangizwa muri ubuhe? Abakolosayi 1:27. Abafite Ikinyarwanda, Abakolosayi 1:27. Ninde wansoma? Abakolosayi igice cya mbere 22. Kandi usome n'ijwi rirenga nk'iry'impanda, abantu bose bakumva. Aho Imana yishimiye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga, aribo Kristo uri muri mwe, ari byo byiringiro by'ubwiza. Ubwiru bw'Imana. Hano batubwiye yuko Kristo uri muri mwe nibwo bwiru bw'Imana. Kristo uri muri Rachel nibwo bwiru bw'Imana. Kristo uri muri Saverina nibwo bwiru bw'Imana. Kristo uri muri Fred nibwo bwiru bw'Imana. Kristo uri muri Victor nibwo bwiru bw'Imana. Kristo uri muri Ken nibwo bwiru bw'Imana. Kristo uri muri Didier nibwo bwiru bw'Imana. Kristo uri muri Lovis
nibwo bwiru bw'Imana. Umuntu wese ashyiraho izina rye. Kristo uri muri Clement nibwo bwiru bw'Imana. Abakolosayi 1:27 rashira hamwe mu nongere masomo. Ab'Imana yishimye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga. Ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga nibwo Kristo uri muri mwe. Nibyo byiringiro by'ubwiza. Ubwiru bw'Imana ni Kristo uhishwe mu mutima. Ni Kristo uhishwe mu mutima. Ni Kristo wakiriwe mu mutima. Ni Kristo uri muri jye rashira. Ni Kristo uri muri wowe nibwo bwiru bw'Imana. Namabanga ahishwe muri Kristo. Uyamenye uko wamwakiriye. Urumva? Ariko ubwiru nyamukuru bugomba kurangizwa no kwakira wa wundi udushoboza byose. Shobozwa byose na Kristo umiki. Imbaraga zavuye mu ijuru. Narabambwe. Ariko ndiho. Nyamara sigiye uriho. Ahubwo ninde urimo? Ni Kristo muri jye. Ibyo nkora nyumeka mbikora uko bikoreshwa n'imbaraga z'Uwiteka. Ubwo nibwo bwiru bukwiye kurangizwa muri wowe muri jye. Yesu Kristo atari yagaruka. Kuko naza gasanga ubwiru butarasohoreye muri wowe, butararangirijwe muri wowe, muri iki gihe dufite cya marayika w'Imana ya 7 karakurangiranye. Nanjye karangiranye nanjye karangiranye. Kuko marayika yarahiriye aravuga ati nta kindi gihe kizabaho. Nta kindi gihe twahawe. Iki gihe cyane ni icyanyuma. Ni icyanyuma. Utegereje iki kugira ngo ubwire bw'Imana bugusohorezwemo? Kuko ubwire bw'Imana ari ukubugaruramo ya shusho yaremanye Adamu na Eva. Iyo ntushobora kwibona utakiriye Yesu Kristo. Mu ijuru no mu isi nta rindi zina twahawe dushobora gukirizwamo. Haleluya. Ni rya Yesu Kristo wenyine gusa. Ntibazababeshye. Uzakuzana ubundi butumwa azabakubeshya. Ni ubutumwa bwa Kristo, ntabwo ari ubutumwa bwa Muhammad. Ntabwo ari ubutumwa abandi bakoresha abandi. Darwin. Ntabwo ari ubutumwa bwa Darwin. Yego. Ubutumwa bwa Darwin bwo isi yose bwarayangirije, bwarayiriye. Ubutumwa bwa Darwin bwarimbuye isi. Darwin theory has destroyed the whole world. None bavandimwe, amabanga y'Imana ari muri Yesu Kristo. Yesu Kristo muri jye niryo banga ry'ubuzima. Yesu Kristo muri jye niryo banga ryo gutsinda. Yesu Kristo muri jye nibyo byiringiro by'ubwiza. Mbese wakwemera yuko uyu munsi ubwiru bw'Imana bukurangirizwamo? Mbese wakwemera ko uyu munsi ubwiru bw'Imana bugusohorezwamo? Kugira ngo Uwiteka nakubona yibone, abone ishusho ye, abone gukiranuka kwe, guhishurirwa mu byo uvuga, guhishurirwa mu byo utekereza, guhishurirwa mu byo ukora kuri iyi si. Kuko kurahishe kandi guhishurwa n'abafite kwizera. Uko umukiranutsi biravuga ngo azabeshwaho no kwizera. Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Birashoboka ko ari ubwa mbere wumvise ubutumwa uyu munsi, ukaba usobanukiwe n'ubwiru bw'Imana uyu munsi. None ukaba wiyemeje guhera nonaha ko wemerera Umwuka Wera kukurangirizamo ubwiru bw'Imana. Ukaba wemereye Umwuka Wera kugusohorezamo ubwiru bw'Imana. Niba ari umugambi wawe, haguruka dusenge. Ndagusaba kwambara. Haguruka dusenge. Reka twambaze Imana.
urakoze Mana, urakoze kutwiyereka uduhishurira amabanga yawe ukoresha ushaka gukiza umwana w'umuntu. Tubabarire uko turaha n'abandi bose bazatwumva, udusohorezemo ububwiru waduhishuriye mu ijambo ryawe, ububwiru waduhishuriye mu butumwa bwa Kristo. Pawulo yaravuze ati kubapfapfa umusaraba, ariko kuri twebwe twizera ni imbaraga y'Imana. Iyo mbaraga turayikeneye, uduha ubushishozi butwereka ukuntu kuguterana kwera kwakomeza kugeza igihe uzazira. Abaje be gutanga gusa ubaherekeze nk'uko baherekeje baza, bagihana ubwiza bwawe mu ngo zabo, ndetse bagende mu maso habo hashashagirana haka umucyo w'ubwiza dukuye muri iki giterane. Mana, ibyo tubashishe mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo muri kino gihe. Amen.